nkuko nabibasezeranyije ubushize nasuye yanzu reka ariko mbere na mbere mbanze mbasuhuze bakunzi ba École du Monde nkuko nabibasezeranyije rero ubushize twari twasuye abana b'imfubyi bibana abana bane nabwo mwarabonye umukuru ufite imyaka 16 arira abarumuna be nababwiye ko bafite inzu itaruzura kandi bagomba kuyituramo rero nababwiye ko ubutaha nzayisura nkabereka uko imeze uyu munsi nicyo nabakoreye ndashaka kugira ngo nyinjiremo ndetse nganire n'abantu bafasha umubyeyi ufasha aba bana ubana nabo nubwo bitamworoheye murabona iyi nzu ukuntu imeze ngiye kuyinjiramo murebe ukuntu mwimbere hameze noneho turebe icyo dushobora gufasha aba bana icyo dushobora kubafasha nta kindi nkuko tubimenyereye nkukunda kubivuga abana bakeneye urukundo bakeneye ibyishimo niyo mpamvu ngiye kubereka muri iyi nzu murebe uko hameze murebe ibikenewe murebe icyo twakora kugira ngo tugire icyo tumarira aba bana mu buzima bushaririye barimo nyuma yo kubura umubyeyi wabo umumama wabo bagasigara nta kundi kuntu ubuzima bumeze na papa wabo nababwiye ko afunzwe nkuko mwumvise ubuhamya bw'aba bana ubu noneho rero inzu ngiye kuyinjiramo mbereke uko mwimbere hameze ubundi dufatanye tugire icyo dukora kuri iyi nzu aba bana nabo bazayizemo nubwo wenda bazaba bari bonyine nkuko nubundi babaho ariko byibuze bazaba bari mu nzu yabo ndagira ngo rero mbinjizemo mbatembereze batambagize inzu yose murabona uko mwimbere hameze nubwo hanze mwahabonye hasa n'ahari inzugi ariko nazo ntabwo nababwira ko ari inzugi sinzi ukuntu ni arrangement niko twavuga abantu bakoze bazishyiramo amadirishya murabona harimo utuntu tw'udutriplex natwo twacitse mwimbere hasi murabona uko hameze murebye neza ibitafari abangaba uyu ni wa mubyeyi uriya ni wa mwana Pacifique ukuriye abandi murabona kakana gato uko mwareba uko mubibona rero iyi nzu dufite ubutumwa bwo kuyikora ikagaragara neza kugira ngo aba bana tubahe ibyishimo nyuma y'akababaro bagize nabo bagire ibyishimo nubwo tutabibaha byose ariko bagira aho bataha ibi rero ntabwo bigoye nta nubwo bihenze nababwiye ko turamutse turi abantu 10,000 bose agatanga igiceri cy'ijana gusa twaba dutanze miliyoni iyi nzu twayikinga iyi nzu twayisiga twayitera igishahuro twayikorera ibishoboka ariko nkuko mubibona dore hejuru ko hameze ntabwo naho hazamuye ngo hagere hejuru nuko urumuri rurimo ari ruke ariko reka ahangaha ubundi ni muri salo kaninjira no mu cyumba murabona ibikwa biracyazamuyemo hano muri koridoro murabona uko hameze iyi ni inzu y'aba bana ndimo mbereka ibyumba murabona ko biheze hagati ntabwo bizamuye ndagira ngo rero nkuko nabibabwiye dufatikanye turebe icyo tugomba gukora kuri iyi nzu kugira ngo dufashe abana gusubira mu buzima inzu yo hejuru murabona ko ntabwo bizamuye ngo bigere hejuru inzugi ntazirimo amadirishya ntayarimo ibyumba nabyo murabona ko amatafari ntayahari mbese birababaje ariko baravuga ngo hari abagabo ntihapfa abandi no kugira ngo dufatanye turebe icyo twakora kuri iyi nzu y'aba bana
uko mubibona rero nuko hameze. Hasi bizadushimisha cyane tugarutse hano, iyi nzu irimo agasima, aya matafari arihomye harimo n'akarangi, kandi tubikoze twabishobora. Nkuko nababwiraga ibyumba ntabwo bizamuye, ndagira ngo murebe neza iki cyumba. Ntabwo bigaragara neza ariko sinzi uko nabibereka. Icyumba murabona ahantu kigarukiye hano hejuru, ngira ngo murahabona, ni ahangaha ndimo ndahagera. Dore hasi mu nzu ho nuko hameze. Hejuru ku mabati murabona ko ibikuta by'ibyumba ntabwo bizamuye ngo bigereyo, nubwo hari urumuri rudahagije, ariko ntekereza ko mubashije kubona uko iyi nzu imeze. Ahangaha rero, ahangaha ndi ntabwo nahageze njyenyine, nazanye n'umubyeyi wamenye aba bana mbere arabitangira, nawe turaza kumuha akanya tuganire kugira ngo atubwire uburyo abana n'aba bana, uburyo abafasha, ndetse n'icyo yumva twafatanya twese hamwe kugira ngo dufashe abana. Akana gato cyane ka Brave murakibuka muri video ishize, nako kari hano. Ubu noneho ndagira ngo tujye kuganira muri make. Uyu mubyeyi agiye kutubwira uko ubuzima bw'aba bana bumeze, noneho tubone gukomeza, nubwo hasa kubera urumuri ruke ruri mu nzu, ariko ndatekereza mwabonye igikenewe. Igikenewe nta kindi rero, ni ukubona abana batashye muri iyi nzu, kandi Nyagasani ntekereza ko azabidufashamo bigakemuka vuba cyane, nkurikije umutima mwiza dusanganwe, nkurikije uko twiyemeje gufashanya, gufatanya kugira ngo dutange ibyishimo. Yamubwira nti wigomwe, niba unywa byeri wigomwe byeri imwe gusa mu kwezi cyangwa se mu cyumweru, ntekereza ko waba ukoze igikorwa gikomeye. Uramutse wigomwe agafuka k'agasima, niba twatangiye, kuko iyi nzu igomba kuzajyamo sima byanga byakunda, uzaba ukoze igikorwa gikomeye. Urugi ruri muri iyi nzu narwo murarubona uko rumeze, ntabwo abana metalike yabagwa nabi. Wigomwe ukavuga uti iriya nzu nyishyizemo urugi, nabyo ntabwo waba ukoze igikorwa gitoya, ahubwo waba utanze itafari rinini kugira ngo twongere duhe aba bana ibyishimo, nubwo tutabibasubiza byose, ariko byibuze tubereke ko hari uwo basigaranye nawe. Ngira ngo murabona hejuru mu mutambiko wo hejuru haracyaburayo ibati ritambitse, ni ukuvuga ngo iyo imvura iguye harava. Urebye hejuru murabona ko hakeneye rya bati riba riri ku mutambiko, aho bita ku mujugujugu w'inzu. Ngira ngo murahabona, ntabwo no gusakara ntibirangiye, ariko agasigaye ku isakaro ni gato cyane. Igikenewe mu by'ukuri kugira ngo turangize iyi nzu, hakenewe igitaka, hakenewe amazi, hakenewe umusenyi, hakenewe agasima, hakenewe ibintu byinshi, ariko dufatanyije ndatekereza ko biroroshye tuzabigeraho. Reka rero tugiye kuganira n'umubyeyi, ariko mbere yuko tuganira hari n'ahandi nshaka kubereka. Usibye n'icyo, hari n'ikibazo cya toilette, nacyo ni ikibazo cyihutirwa, ngira ngo nacyo tugitekerezeho. Ikibazo cya toilette, nubwo turi kuvuga ko abana bazaza hano, ariko na toilette nayo irakenewe. Ndagira ngo naho mbageze ahantu iri, kugira ngo nayo niba dushobora kugira icyo tuyikoraho tugikore. Aha ni mu karima kegereye iyi nzu y'aba bana, ndi gutambuka ngana aho babashyiriye agatoilette hano. Murabona toilette y'aba bana ukuntu hameze. Toilette y'aba bana nayo murayibona ukuntu imeze. Iyi toilette nayo nkuko nabanje kubereka inzu uko imeze, toilette nayo murabona ukuntu imeze. Ibyo ari byose nayo ikeneye gukorwa kugira ngo bazashobore kuyikoresha imeze neza, kugira ngo batazayigwa. Mwabonye ko ari abana bato, umukuru nkuko mwabibonye afite imyaka 16, undi 15, undi 11, undi afite 5. Urumva ko bakeneye nanone toilette itabateza ibyago. Ushobora kwigomwa akantu gato cyane. Iyi toilette nayo ukabona ibaye nziza, iberanye n'aba bana. Ibyo byose dukeneye kugira icyo tubikoraho
kugira ngo dutange ibyishimo. Iyi ni tuwarete yabariye abana. Reka noneho mbone akanya ko kuganira n'umubyeyi usa naho mbese cyangwa se ufasha aba bana, noneho atubwire uko ubuzima bumeze, uko yifuza, icyo dushobora kumufasha kugira ngo aba bana nabo babashe kubona ibyishimo. Tuwarete murabona ko biteye ubwoba murebye utu duti dutambitseho hano, murabona uko tumeze. Iyi niyo tuwarete y'aba bana kandi ni bato cyane, ntabwo byaborohera kuyikoresha. Ndacyabereka inzu ukuntu imeze. Murabona urugi rwo mu gikari no kuzamuka kugira ngo ugere hejuru haracyari imirimo yo gukora. Urabona fondasiyo uko imeze, murabona esikariye iri hariya, murabona amadirishya harimo amatafari. Ntabwo byoroshye, ariko ku bushobozi bwacu dufatanyije bishobora koroha, kandi aba bana bakibona mu nzu yabo, tukabasubiza tukabagarurira ibyishimo. Ndimo ndabereka inzu. Abo nibo abana Pacifique na karumuna ke Brave. Aha niho mu gikari cy'inzu. Iki ni igice cy'inyuma mu gikari, murabona ukuntu hameze. umunsi umwe nagira icyo kintu. Muze hano ku nzu nibyo byiza, tuyihagaze imbere. Hano barakatubaza turi mu rugo. Nashinzwe cy'umukama sinakubujije kugira neza niko kazindi yakuyeho tutakuye.
nk'uko nari maze kubibabwira rero, ngiye kuganira n'uyu mubyeyi ari kumwe n'aba bana uko ari 4. Tugiye kuganira batubwire ubuzima muri rusange bumeze bute, aba bana babayeho bate. Nubwo ubushize twari twabivuzeho, ariko ntabwo byose twashoboye kubimenya kubera ko abana nibo twaganiriye bonyine, ntabwo batubwiye byose kubera ko ari abana bimwe batabizi. Ariko uyu turi kumwe ni umumama washoboye gukora igikorwa cyo kubegera, cyo kubafasha bwa mbere. Ubu ngubu tubona uko bameze uko nguko, ntekereza ko amakuru mfite bishobora kuba ari we biturukaho, nubwo natwe wenda twaza nyuma, ariko ari mu ba mbere batangije kuvuganira aba bana. Mama rero mbasanze muri kumwe n'aba bana hano, ndagira ngo tuganire. Iyi channel cyangwa se iyi chaîne yitwa Ecole du Monde. Twebwe tubwira abantu urukundo, twigisha abantu ubuvandimwe, twigisha abantu gufashanya. Nawe numvise ari wo mutima mwiza ufite, nifuza kugira ngo tuvugane kandi dusabire n'ubufasha aba bana kugira ngo ubuzima bwabo bwongere bugaruke. Mwatangira rero mwibwira abantu badukurikiye. Murakoze. Ngewe nitwa Mukamutara Anastasia. Aba bana tujya kubamenya ubwa mbere, twabamenye turi itsinda ry'inshuti z'umunyanazareti, itsinda ry'Iyawundi. Ubwo aba bana bari kumwe na nyina, ise yagize ikibazo arafungwa icyo gihe. None abana tumaze kubamenya, twabamenye ko bari barwaye na mituweli bafite, nyina nawe nta bushobozi afite. Ubwo hari abantu baje kubatubwira, turabegera, tubegeye tugerageza kuvuza umwana wari urwaye. Bigeza n'undi nawe arafatwa, na nyina aza gufatwa. Cyokora turabavuganira mu kagari, baza kubashyira mu itsinda, babashakira na mituweli. Nuko nyina ntabwo byaje kuba amahire, yahise yitaba Imana. Abana basigara bonyine, bajya kujya mu miryango. Ashize igihe kirekire, ise yaje gufungurwa, abana bagaruka babana na se. Bamaze babana na se, ise ubwo natwe twaramwegereye, kuko icyo gihe twumvaga ko icyo bamufungiye byari urugomo. Turamwegera kugira ngo tumuganize, tujye tumufasha kugira ngo azasohoke muri ubwo buzima bwo gukora urugomo. Hashize igihe gitoya cyane, kitarenze nk'amezi 2, ise bongeye kumufunga. Nuko abana basigara bonyine. Ubwo abana tuza kumenya ko barimo mu buzima bugoranye, nta kintu babona. Umwana mukuru nawe agenda atoraguza ibyuma, ndetse yanagera no ku kintu cy'abandi akagishikuza, bakagenda bakabaho. Tubimenye tuvuga ko atari byiza, turongera turabegera nk'inshuti z'umunyanazareti, itsinda ry'Iyawunde. Turongera turabegera abana, turatangira kubashakishiriza uburyo babamo uburyo bworoshe. Uburyo twatekereje bwa mbere ko ari kubashakira uko barya. Dutekereza no kubijyanye n'amashuri, nubwo tuba dufite ubushobozi bukeya. Byageze aho tuza kubona abantu bo mu muryango remezo iya Mutagatifu Augustine, Condo Mutagatifu Augustine. Nuko abonekamo umuntu nawe aza kwitanga, aravuga ati ngiye nanjye bari abana, reka mbavuganire turebe ko bazabona ubufasha. Itsinda rya Mutagatifu Augustine, umuryango remezo wa Mutagatifu Augustine, wageze aho nawe utangira uritanga uko ushoboye ku bijyanye n'amafunguro yibanze. Nuko abana babaho. Uwo muntu aza kubavugana no mu bayisilamu. Haje itsinda ry'abayisilamu rituye mu Ibereshi, naryo riza riregera abana, turafatanya, tutangira kubashakishiriza amafunguro. Hajeho n'andi matsinda rero yaje kuboneka. Ubwo ubuyobozi nabwo bwarabibonye, umaze kubibona nubwo baje gutabaza. Hari umunyamakuru waje bo muri Freemax, baza nabo gusura abana, bazanye n'umuyobozi w'akagari. Bahageze bagerageza nabo kuvuganira abana. Byageze aho nyuma
muri ubwo buvugizi icyo cyashoboye kubonekamo hajemo abantu baritanga, hajemo itsinda, habonetsemo itsinda ryo muri Inese yari riyobowe na Victoire, naryo rigerageza kuzana amatafari kuko twageza tubereka n'inzu uko imeze, bagerageza gushaka amatafari yo kubaka iyo nzu ko yari yubatse ituzuye neza hanze ndetse n'imbere nta byumba byari bikasemo. Ubwo aboneka n'itsinda ry'umugabo witwa William ry'Abadventiste naryo ryaje gutanga amabati, tusakara igice cyari gisigaye kitasakaye. Ubwo ni ukuvuga ko nk'uko mwayibonye, nk'uko mugenzi wacu yaberetse inzu uko imeze, aho ngaho ni uko inzu ihagaze, ihagarariye aho ngaho. Ubu hari ibindi bikenewe byo gushyira kuri iyi nzu, hakenewe nko gutera nk'igishahuro, hakenewe umucanga, hakenewe itaka, hakenewe gukinga kuko gukinga byo ni iby'ingenzi, hakenewe mwabonye no hejuru ko atubatse neza, wenda umuntu yabashyiraho na plafo kubera ko ari abana kugira ngo baryame batareba hejuru, hakenewe se, hakenewe n'ikikoni. Ibyo biramutse bibonetse wenda byaba byiza kurushaho ku buryo abana bahita baza mu nzu yabo, cyane cyane ko n'ufite aho batuye hari iwabo, iyo nzu bayiteje cyamunara na nyiri inzu akaba ayikeneye ubu ngubu, kuko yaraje avuga ko akeneye inzu mu minsi yashize. Ubundi araza aravuga ati ngewe nkeneye kuvugurura aya mazu, tubigenze dute? Se ntago yifuzaga ko abana twabatwara tukabajyana mu ngo zacu cyangwa se tukareba ahandi tubashira, ariko icyo gikorwa mukigize byaba byiza kurushaho. Bose nk'uko babivuze, umutima mwiza, urukundo, gufasha, ndahamya ko ari byo Nyagasani yaturemeye, kuko yaturemeye kuyifasha gukora hano kuri iyi si. Murakoze. None uyu munsi mutubwiye ko abana nyine mubanye nabo n'uburyo ubuzima bwabo bwatangiye, ariko ikigaragara ubushobozi buracyari buke cyane, hari byinshi bikeneye gukora. Uyu mwanya ese aba bana ubundi kugira ngo nko kwiga, imibereho yabijyanye no kwiga bigenda gute? Ku bijyanye no kwiga, aba bana mubona bose ubu bari mu ishuri, n'uyu mutoya nawe ari muri gardienne ishoboye kujyamo. Ubwo habonetse umuntu wadufashije cyane muri buriya buvugizi bwa Freemax, habonetse umumama witanze wo hanze, adusaba ko twareba umuntu umwe muri twe twashyira wajya abana n'aba bana kugira ngo ajye abafasha wenda nk'ifunguro rya saa sita na nimugoroba, kugira ngo abana bajye kwiga bose ntibagire ikibazo. Ubwo mu muryango remezo wa Mutagatifu Augustine batanze iniforume z'aba abana bashobora kwiga. Ubu bafite iniforume bajyana ku ishuri. Mu Bayisilamu habonetsemo n'inkweto, nabo bazanye inkweto z'abana bashobora kujyana ku ishuri, ndetse n'itsinda ryo muri Inesi n'iryo ryo kwa William nabo bagerageje kugira ibindi bikoresho batanga ku bijyanye n'ishuri, ku buryo aba bana ikibazo cyo kwiga ntacyo bafite. Gusa iyo ibiryo bibaye bikeya turagerageza n'ubundi tukajya gufunguza kugira ngo turebe ko abo bana babona icyo barya, kuko kenshi dukunda kureba niba babifite niba batabifite. Iyo tubonye bishize bigiye gushira turatabaza, turagenda tukakomanga tukareba ko byaboneka. Uyu munsi ni iki kindi usibye numvise amashuri hari uburyo bimeze, ariko duhagaze hano iruhande rw'iyi nzu. Iyi nzu igira ikintu bivugaho, igira icyo uvuga kuri iyi nzu, icyo abantu bafasha kuri iyi nzu, ko mu byo wavuze bafasha iyi nzu ntabwo bayivuzemo, ngaho igira ikintu bivuga. Iyi nzu rwose nabivuzeho, ikintu gikene kuri iyi nzu rwose baberetse amashusho, umwana areba. Iyi nzu ikenewe kuzamura biriya byumba by'imbere bikagera ku musozo, noneho inzu igakingwa, inzu wenda umuntu agashyiramo na plafond, umuntu agatera igishahuro,
amadirishya mwabonye ko ari amatriplex arimo, inzugi mwabonye ni inzugi twashizemo byo kugira ngo turebe wenda ko bapfa kuzamo. Murabona nazo ntago ari inzu mbese wavuga ngo abana bato baba mu nzu nyingi ko kurumena urugi byo biroroshe. Harimo umwana mutoya, murabona muri iyi inzu burya nasi mirimo abamo inzoka ishobora kubagirira nabi. Mwabonye ariya imbere kugira ngo umwana amanuke ajya wenda mu gikari, mwabonye ko ari ahantu harehare, bikeneye wenda ko umuntu yanashyira nk'akasikariye kugira ngo babashe kumanuka. Murabona iyi nzu rwose ikeneye ibintu byinshi, namwe mwayibonye. Umuntu wubatse ashobora kugira icyo bitekerezaho akavuga ko rwose nakenera iki ngiki. Hari abantu bashobora kubabona bakagira icyo bifuza kubafasha, ariko ntabwo hari na toilette. Ikibazo cya toilette nayivuze kuko inzu ya mbere turabizi, inzu ya mbere ni toilette. Ntabwo umuntu ashobora kujya kwimukira ahantu adafite wese, byo ntabwo byumvika, ntabwo bishoboka. Ubwo wese ntayihari, twayivuzeho. Abana bakeneye nabo bakogera. Iyo tuvuga toilette umuntu bujya bavuga na douche, kuko umuntu abona naho yogera, akabona n'ahantu yituma, kuko ntabwo warya wabona icyo ubonye icyo ufungura, ntabwo ugomba kubona n'ahantu ushyira umwanda. Byo birumvikana. N'ikikoni cyo gutekamo nacyo urumva nacyo kirakenewe. None tuvuye iyi nzu nimara kuzura, aba bana bazayibamo bonyine cyangwa uwo muntu uteganya ko ashobora kugumana nabo azagumana nabo, uzagenda kurabona ukuntu ahantu hameze ntabwo hazitiye. Niyo haba hazitiye kandi sinzi niba aba bana bashobora kuba muri iyi nzu bonyine, bizagenda bite? Impamvu tutavuze byo kuzitira, urumva iyo usaba ubufasha kenshi ukunda guhera ku kintu cyihutirwa kurusha ikindi. Ubundi bw'ahantu hatazitiye nk'ahangaha nabwo urumva nabwo ni ikindi kibazo, kuko umuntu wese wari we wese, urabona harimo abana b'abakobwa, ashobora no kuza akabahohotera kubera ko bari ahantu hatazitiye akahita ajya mu nzu. Kuzitira byo ni ngombwa, ariko ntabwo twabivuzeho bitewe nuko turashaka ibintu byihutirwa kugira ngo turebe ko bahagera. Uyu mukobwa mubona uri hano babana n'ubu ngubu kugeza kuri saha, ndumva azakomeza kubana nabo, kuko nawe ni umwe mu nshuti z'umunyanazareti. Inshingano y'inshuti y'umunyanazareti niyo irimo kwita ku batishoboye, ku badafite uko babaho. Nawe ibyo yabihisemo, azakomeza abane nabo kugeza igihe wenda isi azabonekera akaza. Ise urubanza baramukatiye? Ntago tubizi, ariko cyo tumva bavuga ko bamukatiye imyaka 9. Sinzi, twabaza mu mikrofone akatubwira. Urumva uzabana nabo bana mu gihe cy'iyo myaka 9 kuko mu by'ukuri? Yego. Imyaka 9? Okay, umva ari byiza wasubiza mu mikrofone naho. Turagenda rero tugana ku musozo. Ntabwo ari ngombwa ko tuvuga byinshi, ariko turagenda tugana ku musozo. Ndagira ngo noneho mudufashe. Hari abantu badukurikiye byo, hari abazakenera kubabaza ese aba bana mubanye mute, inkunga yacu twayinyuza hehe, kandi mwe murahari. Nagira ngo rero mutange uburyo n'ubuhe buryo abantu bashobora gukoresha. Ndavuga uburyo bwawe bwihariye ko bigaragara ko ari wowe ubana n'aba bana umunsi ku munsi. N'ubuhe buryo abantu bashobora gukoresha kugira ngo bafashe aba bana? Ngewe icyo navuga ngo kuri iyi nzu tugize amahirwe tukabona abantu nk'ubu tuvuze umucanga, wenda abantu bakadusukira hano umucanga, bakatuzanira itaka hano, nayo matafari bakayazana hano, twebwe ibyo byanadushimisha birenze. Wenda n'uwavuga ati ngiye isima nshaka kugira ngo dushyire isima mu nzu, akatuzanira isima. Ibyo nibyo simbizi, ngiye ku bwanjye nibyo mitamo kubona nk'ibyo bikoresho bikaza tukabikoresha byatugezeho. Ariko bibaye bibuze ubundi buryo, wowe twababwira, wenda dushobora no kubana nimero ya telefone, wenda bakaba banyuzamo iyo nkunga. Ariko cy'ingenzi, icyifuzo cyane
ikiri imbere y'ibyifuzo byose nibyo batuzana nk'ibikoresho, ariko bibaye bitashobotse ubwo twabaha nimero ya telefone nabwo nta kibazo. mwatanga nimero ya telefone? Nshobora gutanga iyanjye cyangwa atanga y'uyu nguyu yambwira nawe. watanga murebe nimero imwe ushobora gutanga. Nimero urumva twatangiye iyanjye ni 0788594739. Yayisubiramo? 0788594739. amazina yanditseho? Ni Mukamutara Anastasia. Murakoze cyane. Ariko bibaye byiza rwose ibyo bikoresho bije byaba byiza kurusha uko byajya kuri iyo nimero. ahubwo se abafundi bo bimeze bite? abo kubaka bo urumva ko abubaka bakeneye Ibyo byo ni byo bakeneye. niba abubaka rero bahembwa ibikoresho? Oya, abo bakabona kuyabana kubahemba byo birumvikana. iyo nimero ni ngombwa kugira ngo hagize n'ikiboneka kibe cyahemba abubatse. Murakoze. noneho mwatubwira nk'ubuyobozi uyu munsi iki ubuyobozi bubafasha kugira ngo mubashe gukemura ibibazo by'abana? Ngewe rwose nashimira umuyobozi w'akagari ka Cyabagarura kuko nawe yagerageje kubyinjiramo. Nawe nta nubwo yigeze anadukumira ku gikorwa cy'abana, ku buryo n'ubu buri munsi agerageza kutubaza amakuru y'abana, bakeneye iki. Nawe kandi hari abo ajya abwira ati bari abana mubafashe iki. Nawe akunda nawe kubakomangira. Ubu ngubu aho yamenyeye ko aba bana bafite ikibazo kiremereye, nawe agenda akomanga, ikibonetse nawe akakizana. Ni ukuri sinabura kumushimira umuyobozi w'akagari ka Cyabagarura, ajya yitwa Ari. Pe aba bana nabo arabareba neza kandi aranabakurikirana, aza no kubasuhuza rimwe na rimwe, akaza kureba niba koko ibyo tumubwira ari byo. Agerageza kuhagera nibura nka rimwe mu byumweru 2 arahagera kandi buri munsi atubaza amakuru yabo. reka rero mbashimire mwebwe mwari mudukurikiye. uyu mumama uyu mubyeyi mwumvise umutima afite, umutima w'urukundo, mwumvise ibyiza ashaka kugeza kuri aba bana bagize ibyago bakiri batoya. Reka dufatanye rero tugire icyo dukora. Reka dufatanye iyi nzu ndabona irazamuye irubatse, ahubwo tuyirangize abana bayijyemo. Bafite umuntu wiyemeje kuzabana nabo mu gihe cy'imyaka yose. Umupapa w'aba bana azaba akiri muri gereza, akazabana nabo, akazakomeza kubafasha. Mwumvise ko ahantu baba, inzu babamo, nyir'inzu ashaka kuyibavanamo. Rero natwe n'umutima wacu n'ubushobozi buke dusanganwe dushobora kugira icyo twigomwa aba bana bakaza mu nzu yabo, kandi dukorere umugisha, dukorere ijuru, Nyagasani azabiduhembera. Reka rero mbashimire. Nge nitwa Niyibizi Theogene, iyi ni Ecole du Monde.